nibyo mwaramutse neza mwese muduteze yombi muri mu bice bitandukanye ndabasuje kandi mbahaye ikaze mbifurije kugubwa neza uyu munsi wa none kuri tariki ya 31 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2026 turagarutse muri studio aho tugiye kureba rero amwe makuru agezwe kugeza kuri ngubu yibanda kandi agaruka kubivugwa hano mu karere ariko kandi tugakomoza ku bijyanye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amaze imyaka irenga 30 yose hari imirwano ariko kuri ubu ikaba ikomeje kugira ingaruka zikomeye cyane ziremereye kuri bimwe mu bihugu by'akarere birimo n'ibihano kubera gushinjwa kugira uruhare muri iyi ntambara. Ibyo bihugu birimo u Rwanda. Turaza gukomoza ku bihano byavuzwe kuri izi ngabo z'u Rwanda ndetse n'ingaruka biri kugira. Ibyo rero tukaza kubikomoza. M23 yatangaje ko ibikorwa biri kugaragara ku mirongo y'urugamba atari ibitero bishya ahubwo ari ihinduranya risanzwe ry'ingabo z'uyu mutwe. Ibi bikaba byagaragaye mu magambo batangaje ni mu gihe kandi kuri ubu avuga ko hari ibice bikomeje kugenda bigaragaramo kugaruka kwa M23 harimo Kateko ndetse na Kanune. Turaza no kugaruka mu makuru akomeye cyane ahabereye imirwano muri teritwari ya Masisi ahera ku munsi w'ejo hari ibice byumvikanyemo imirwano. Turaza kubigarukaho ndetse turamuka tureba no mu yindi myanya iramutse ivugwa ibiramutse bivugwamo mu bice bitandukanye, dore ko kuri ubu bivuga ko hari bamwe mu bayobozi ba M23 bari guhiga bukware mu gukekwaho kugira uruhare rukomeye cyane muri iyi ntambara, aho bivugwa ko bashaka gutabwa muri yombi. Abo barimo na Colonel Nanga ndetse n'abandi bagiye batandukanye nkuko byagiye bigaragara, dore ko igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri ubu kivugwaho guhiga bukware bamwe mu bayobozi b'uyu mutwe wa AFC-23. Ibyo turaza kubigarukaho, ube hafi unyemerere. Turaza kwerekeza no mu bindi bice bigiye bitandukanye nkuko amakuru arushaho kugenda bitugaragariza. Kuri ubu hari n'inkuru zivuga yuko bamwe mu barwanyi ba M23 bakomeje gufatirwa mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko muri Plaine na Ruzizi muri Kivu y'Amajyepfo. FARDC ikaba yongeye kugaragaza abo ivuga ko ari abarwanyi ba M23 yafatiye hano muri iyi mirwano imaze iminsi ibera muri ibi bice, dore ko amaze igihe habera imirwano. Ibyo byose ube hafi tukaba tugiye kuba twabigarukaho, ari nako tugiye guhera ku makuru akomeye cyane agaruka ku bijyanye n'ingabo z'u Rwanda RDF. Igisirikare cy'u Rwanda RDF gishinjwa kugira uruhare mu ntambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kubw'izo mpamvu muri uku kwezi kwa gatatu turimo tugenda tugana ku musozo, nibwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze ko zafatiye ibihano igisirikare cy'u Rwanda ndetse na bagera kuri 4 bakomeye cyane mu ngabo z'igisirikare cy'u Rwanda, barimo umugaba mukuru w'ingabo n'umugaba w'ingabo Prito, ntabwo ari umugaba mukuru, umugaba w'ingabo z'u Rwanda General Baraka Muganga. Ibi nyuma y'uko bigaragaye hagiye habaho kwibaza, gusa ntabwo hari hamenyekanye details cyangwa se mu twavuga nko mu mfunyamfunya ibihano nyirizina. Kimwe mu byatunguye abantu no kumva ko ubu igisirikare cy'u Rwanda gishaka kuba cyamaze kwamburwa Swift cyangwa se ibitswe nka Swift code hamwe n'ibigo bikorana n'iki gisirikare cy'u Rwanda. Ibyo rero ngo bikaba bishobora kuba biri kuba mu rwego nyine rw'ingaruka z'ibihano Leta Zunze Ubumwe zafashe. Ibi bikaba byavuzwe kandi nanone na raporo y'ikigo Igmo Institute nk'uko tubikesha namwe makuru kandi ari guturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yemeza ko koko ibyo bishobora kuba byabayeho. Wumvishe Swift cyangwa se Swift code ushaka kuba utakumva uburemere bw'icyo kintu, ariko byansabye ko fata umwanya njya gushaka ibisobanuro birambuye ku cyitwa Swift ndetse n'ingaruka bishaka kugira kumwe ushaka kuba gikuriweho, cyangwa se ubusanzwe iyo Swift ifashe iki, kugira ngo tumenye cyangwa se dusobanukirwe iby'ibyo bihano. Kandi iki akaba ari kimwe mu bigize ibyo bihano nk'uko amakuru atugeraho agenda abitangaza. Ubusanzwe Swift ni iki mu buryo bworoshye? Swift si banki, nta nubwo ibika amafaranga, ahubwo iyo bavuze Swift itanga uburyo bwo guhanahana ubutumwa ariko mu buryo bw'imari, icyo bita financial message. Ihuza amabanki arenga 110 birenga mu bihugu birenga 200
ikoreshwa cyane mu kohereza amafaranga mpuzamahanga, international transfers. Urumva ko ni ikintu kiba gikenewe cyangwa se ni kode ziba zikenewe cyane. Urugero, niba uri mu Rwanda ushaka kohereza amafaranga i Burayi, banki yawe ikoresha Swift kohereza ubutumwa kuri banki yo mu mahanga, yimenyesha ko igomba guha uwo muntu amafaranga. Ni kode zishobora kwemera nyine. Swift ikora ite rero? Kugira ngo turusheho kugenda tubyumva neza, umukiriya asaba banki kohereza amafaranga, banki yohereza ubutumwa bwa Swift ku yindi banki. Ubutumwa burimo amazina y'uwakira, konti, amafaranga, Swift cyangwa se bikode ya banki. Indi banki ihabwa ayo makuru igashyira amafaranga kuri konti y'uwakira. Ibyo rero iyo bikozwe gutyo haba habaye gukoresha uburyo bwa Swift. Ni nk'uburyo bwo kohereza ubutumwa bwizewe hagati y'amabanki, si amafaranga ubwayo agenda muri Swift. Ni ukuvuga ngo Swift ni kimwe mu bintu gishobora kugaragaza ko nyine igikorwa cyakozwe ari ukuri. Nta Swift ntabwo kohereza bishobora gukunda. Kugira ngo banki ikore transfer ku yindi banki cyangwa se ubutumwa buri financial bugere kuri iyo banki yemere gushyira urugero amafaranga ku muturage cyangwa se ku kigo runaka, mu gihe Swift itariho kuri ubwo butumwa. Bigenda bite iyo Swift ihagaritswe rero ku kigo cyangwa ku gihugu? Aha ni naho ruzingiye cyangwa se niho ugomba gutega amatwi ukumva ese biragira ingaruka ki mu gihe ibyo byaba byakozwe koko. Iyo banki cyangwa igihugu bikuwe muri Swift bigira ingaruka zikomeye cyane, aho kwishyura no kwakira amafaranga biba bigoye. Reka wumve. Iyo bivuze ngo kwishyura cyangwa se kwakira amafaranga biba bigoye, bivuze ngo n'igiciro cyabyo kiba cyarushijeho kwiyongera. Izo ni zimwe mu ngaruka umenya. Ni ukuvuga ngo igiciro cyo kwakira cyangwa se kohereza uraza kugereranya wenda na mobile money. Amabanki ntashobora koherezanya amafaranga byoroshye, biba bigoye. Kohereza amafaranga mu mahanga biradindira cyangwa bigahagarara. Icyo nacyo urumva ko ari ikibazo. Ubucuruzi mpuzamahanga burahungabana. Kugura no kugurisha hanze biragorana. Izo ni zimwe mu ngaruka. Abatumiza ibicuruzwa hanze ntibashobora kwishyura. Abacuruzi bo hanze ntibashobora kwishyurwa. Ukumva ko Swift rero ifite akamaro gakomeye cyane. Ngo ahangaha rero biranumvikana cyane, ifaranga ry'igihugu rishobora guta agaciro. Kubura amafaranga y'amahanga bituma isoko rihungabana. Urumva ko mu gihe rero utari kwishyurwa cyangwa se ngo utari kubasha kwakira amafaranga aturuka hanze, byanze bikunze rero igiciro cy'ifaranga ryawe gishobora guhita kikubita hasi. Amabanki rero nayo yarahungabana. Ubwo ni ukuvuga amabanki y'imbere mu gihugu, ibikorwa byayo biragabanuka cyane. Abakiriya bashobora kubura uburyo bwo gukorana n'amahanga. Igihugu kiba cyishyize mu kato k'imari mu gihe kidafite Swift. Ni igihano gikomeye gikoreshwa mu bya politike mpuzamahanga. Ngira ngo urimo urabyumva. Iyo kuyeho Swift biba bigoye cyane. Urugero ruzwi rw'igihugu cyakureho Swift, igihugu nk'Uburusiya ngo kigeze gikurirwaho ku rwego runaka cyangwa se mu gihe runaka Swift, ngo byatumye ubucuruzi bwacyo bugorana. Kigashaka ubundi buryo bwo kohereza amafaranga, nko gukoresha systeme zacyo bwite cyangwa iz'ibindi bihugu. Ni ukuvuga ngo gusa ibindi bihugu bifite Swift bikaba byagutiza nyine ukohereza biciye muri Swift cyangwa se mu buryo bw'icyo gihugu. Urumva ko ni process ndende. Mu magambo magufi, Swift ni umuyoboro uhuza amabanki ku isi, ukoreshwa mu kohereza ubutumwa bw'imari. Gukurwaho ni ingorane zikomeye mu bukungu ndetse no mu bucuruzi. Impamvu rero nabikomozagaho ibi bya Swift ni ukugira ngo nyine usobanukirwe mu by'ukuri na Swift cyangwa se mu by'ukuri ubwo buryo nyine buri kuvugwa ushaka kuba butakiri kubarizwa ku ruhande rw'ingabo z'u Rwanda, nk'uko amwe mu makuru yakomeje kugenda rero abivuga cyangwa se abitangaza. Nk'uko ayo makuru kandi yagiye anashyirwa hanze na bimwe mu bitangazamakuru. Ubwo ariko wari wumvishe bavuga Swift, ni kimwe byakomeje kugenda bivugwa, ariko abenshi ntabwo bari babashije gusobanukirwa ndetse no kumva neza ibijyanye nyine n'ubwo butumwa bwagendaga butangazwa mu by'ukuri bugaruka ku cyitwa Swift cyakomeje kugenda giteza urunturuntu
hirya no hino. Ni kimwe rero mu biri kuvugwa mu bihano leta zunze ubumwe za Amerika zishobora kuba zarafashe zigafatira u Rwanda, aho bigira ingaruka zikomeye cyane kuri izo ngabo z'u Rwanda, ndetse bishobora no kugira nyine ingaruka zikomeye cyane ku bukungu, yaba ubukungu bw'umuturage mu bisanzwe ndetse n'ubukungu mu by'ukuri bw'ibigo runaka, n'itakazwa no kuba igihugu gishobora agaciro k'ifaranga ryacyo gashobora gutakara mu by'ukuri nk'uko bigaragara cyangwa se byumvikana. Hanyuma rero mu makuru yandi reka dusuzume iby'itangazo ry'uwitwa Bahati. Mu by'ukuri hari itangazo yashyize hanze, ni umwe mu bagize itsinda rya FC23. Iri ni itangazo rero ryagaragayemo cyangwa se ryanumvikanyemo kuba FC23 yisobanura yiregura ivuga ko amakuru ari kuyivugwaho kuri kugenda iva mu bice bitandukanye bya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bitaba ari ukuri, ndetse bikuye no kwitonderwa. Uyu nguyu rero washyize hanze iyi nyandiko ni wo bita Bahati Elasto Busanga, asobanura neza rero ku byakomeje kugenda bivugwa ko abarwanyi ba FC23 bari kugenda bava mu bice. Izi nyeshyamba rero zikaba zavuze ko biri kuvugwa gutyo hatari ukuri. N'itangazo rero ryashyizwe ahagaragara hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni guverineri rero w'intara Kivu y'Amajyaruguru mu bice bigenzurwa na FC23, dore ko n'ubundi ari washyizweho n'izi nyeshyamba. Ubwo murabyumva ko ari guverineri cyangwa se ari umuyobozi ukorana n'abo barwanyi ba FC23 gusa mu bice bigenzurwa na leta, ntabwo ubuyobozi bwabo nyine buhagera. Uyu guverineri rero mu itangazo ryemewe ku mugaragaro n'abo barwanyi yashyize hanze yagize ati: mu ntara Kivu y'Amajyaruguru turamenyesha kandi turahumuriza abaturage bose b'intara ko ibikorwa biri kubera ku mirongo itandukanye y'imirwano biri mu rwego rw'isimburana risanzwe ry'ingabo za Armée Révolutionnaire Congolaise, cyangwa se nyine n'ingabo za FC23 cyangwa se inyeshyamba nyine, bitandukanye n'ibihango bidafite ishingiro n'ubukangurambaga bwo kuyobya abantu mu makuru ari gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga n'ubutegetsi bwa Kinshasa bugamije guteza urujijo n'ubwoba mu baturage basanzwe bari mu ituze n'umutekano. Ni Bahati Elasto ati: umutwe wa FC23 wiyemeje kurinda abaturage bose aho iterabwoba ryaturuka hose. Urasaba abaturage gukomeza ituze, kwitwararika no kugira umutuzo mu mutima, kandi ubasaba gukomeza imirimo yabo ya buri munsi mu bwisanzure, mu mutekano ndetse n'amahoro. Ahangaha rero izi nyeshyamba za FC23 zasobanuraga ko zitari kugira uruhare muri ibyo bikorwa nk'uko byavugwaga cyangwa se biri kuvugwa kuri bo atari ukuri, nta n'ishingiro bifite kumva ko ngo baba bagiye ngo bava mu bice bimwe na bimwe. Ati ibyo rwose turabihakanye, ntabwo byigeze bikorwa, ahubwo twebwe turi guhinduranya ibice. Ibisobanuro rero byatanzwe n'uyu nguyu bamwe ntibabyizera, ni itangazo rero ngo rivuga ko nta kibazo gikomeye kiriho, ibikorwa by'ingabo ari ibisanzwe, rotation si intambara nshya. Ati kandi turasaba ko ibihuha bihagarara. Rirashinja ubutegetsi bwa Kinshasa gukwirakwiza amakuru y'ibinyoma agamije guteza ubwoba n'urujijo mu baturage, avuga ko abarwanyi ba FC23 ngo baba barimo kugenda bava mu bice, nyamara bakirengagiza ko aya ni amakuru n'ubundi yabanje gutangazwa n'abaturage, ndetse hanyuma aza kugera mu bitangazamakuru. Igisirikare cya leta Kongo cyari cyabanje no kwifata, ariko hakurikijwe n'ibyari byanatangajwe na Lawrence Kanyuka, ndetse no kuba byari byagaragaye ko abarwanyi batari kubarizwa muri ibyo bice, niho hashingiwe atangira amakuru noneho yo kwemeza ko icyo gikorwa cya FC23 cyaba kiri gukurikizwa. Ariko ubu abarimo Lawrence Kanyuka, uyu Elasto Busanga Bahati, guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru, nawe yamaze kuba yabihakana, avuga ko inyeshyamba za FC23 ziri kubeshyerwa, kandi iragaragaza ko uwo mutwe witeguye kurinda abaturage. Ati gusaba ituze, turasaba abaturage kudahagarika ibikorwa byabo, kutagira ubwoba, gukomeza ubuzima busanzwe.
imirimo yabo ya buri munsi itunga abaturage igomba gukomeza. Mu magambo magufi, nta tangazo rya politiki n'umutekano rigamije gutuza kw'abaturage, ni itangazo rigamije ibyo guhakana amakuru y'andi mashyaka, kwerekana ko ibintu biri kugenzurwa ndetse nabo aribo bakirimo kubikurikirana. Iryo ni itangazo nyine rya M23 rihakana ibyakomeje kugenda bitangazwa cyangwa se bivugwa nyine n'aba barwanyi, bivuga ko ngo baba bari kugenda bava mu bice. Icyakuza mu makuru akomeje kurushaho kugenda amenyekana nk'uko bigaragara, hari zimwe mu nyandiko zavugaga ko abarwanyi bari barimo kugenda bava mu bice bimwe na bimwe, ariko hari n'ibice baje kurushaho kugenda bigarurira bari basanzwe batarimo. Biravuga ko Masisi hakomeje kugenda humvikana imirwano ihuza abagize uyu mutwe ndetse n'itsinda ry'igisirikare cya leta ya Kongo mu bice bimwe na bimwe. Ni imirwano irimo agenda ingira ingaruka zikomeye cyane, zirimo no kwimura bamwe mu baturage batinya ko bashaka kugwa muri iyo mirwano. Ibi biteza ibyago bikomeye ndetse byongera imibare y'abaturage bagiye bahunga imirwano, bikabashyira ubuzima bwabo mu kaga, dore ko n'abahunze mbere yabo babuze ubufasha bitewe no kuba hari ingorane zo kubugeza ku baturage. Biravuga ko agace bita Humura ndetse no bita Mukohwa, ni uduce duherereye muri grupuma ya Nyamoboko ya mbere muri teritwari Masisi mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru. Utu duce twaguye mu maboko y'inyeshyamba za M23, bikaba byarabaye ku cyumweru tariki 29 Werurwe, nyuma y'imirwano ikomeye hagati y'ingabo za leta ya Kongo FARDC zifatanyije n'imitwe nka Wazalendo yabaye hagati nyine y'abarwanya M23 babashije kwigarura utu duce turimo Humura ndetse na Mukohwa, nk'uko amakuru aturuka muri ibyo bice abigaragaza. Amakuru aturuka aho ngaho akomeza avuga ko iyi mirwano yamaze umunsi wose wo ku cyumweru, aribwo iyi mirwano rero yabaga habayeho guhangana gukomeye cyane, ndetse bakavuga ko ngo inyeshyamba arizo zagabye igitero ku ruhande rwa leta. Hanyuma uruhande rwa leta nyuma yo kugabwaho igitero ndetse no kwirwanaho bikomeye cyane, byaje kurangira basuye inyuma, bityo zinyeshyamba ububasha bwo kugenzura imijyi ibiri ariyo Humura ndetse na Mukohwa. Bikaba bigaragaza ko ari ukurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano bikomeje gukorwa n'izi nyeshyamba. Intambwe rero yatewe n'ingabo za M23 muri aka gace muri Masisi irarushaho gutera impungenge ku mutekano w'ako gace, nyuma yo kugwa kwa Humura ndetse na Ngururu, umujyi wa Rutoboko ndetse ukora nk'ikigo cy'ingabo za leta uri mu kaga gakomeye. Bivuga ngo nyuma y'uko Humura ndetse n'aho bita Mukohwa hafashwe, biraza guteza ibyago bikomeye cyane aho bita Rutoboko, hamwe mu hari na defense nk'uko bivugwa z'igisirikare cya leta ya Kongo. Nk'uko bivugwa n'abakurikirana benshi aya makuru, bati stade ya Rutoboko ifite n'uruhare runini mu korohereza ingabo za FARDC cyane cyane nk'ahantu haba za kajugujugu zisanzwe gutanga ibikoresho by'ingabo ziri ku rugamba. Bityo rero ngo iki gice kuba kiri gusatirwa n'abarwanyi ba M23 biraza kugira ingaruka zikomeye cyane kuri aba barwanyi cyangwa se ku ruhande rw'ingabo za leta ya Kongo, aho bashinjwe n'abaturage benshi kandi nanone kujenjeka muri ibyo bikorwa mu gukurikirana ikorwa ryabyo. Rero bakaba banasabye ko hakagize igikorwa ibyo ngibyo bikaza kugira iki, bikaza guhagarikwa. N'iterambere rero ry'inyeshyamba mu bice bimwe na bimwe biri gukorwa nyuma y'imirwano iri kugenda iba rero, aho ibirindiro bisimburana hagati ya FARDC abafatanyabikorwa babona Wazalendo ndetse n'inyeshyamba za M23 mu mirwano ikomeje kugenda iba. Ni imirwano rero mu by'ukuri isobanuye byinshi, imirwano iri kugenda iba, ariko ikindi kintu cyaje kugaragara cyangwa se cyakomeje kugenda cyumvikana nuko abarwanyi ba M23 bakomeje kugaragara basubira mu bice bimwe na bimwe aho byabashije gushoboka, ni muri teritwari ya Warikani, ndetse ni naho havuzwa aya makuru ko izi nyeshyamba zabashije gukora ibyo bikorwa. Ariko bimwe mu bikomeje kugenda bivugwa cyangwa se bikomozwaho ni by'aya makuru nyine y'izi nyeshyamba ndetse n'ibihano, aho hagaragaye isesengura ku bijyanye n'ibihano nk'uko tumaze no kuba twabikugezaho. Shabunda haravugwa iki, dore ko hari amakuru n'ari guturukayo. Mbere ko tugana ku musozo kugira ngo dusuzume ni ibiki biri kuvugwa Shabunda, ngo abagera kuri 2 bishwe abandi 8 batabwa muri yombi na FARDC. Byari byagenze gute? Biravuga ko nibura abantu 2 bo muri Wazalendo bo mu itsinda rya
Sisawa mu gace ka Shabunda bishwe, abandi 8 barafatwa mu mirwano yabaye ku cyumweru mu gitondo tariki 29 mu kigo cya Shabunda nk'uko societe civile muri aka gace bivuga. Imirwano yabaye nyuma y'uko FARDC ingabo za leta zigerageje kwambura intwaro umwe mu bawazarendo ndetse n'abantu be bashinjwaga guhotera abaturage, aho igisirikare cya leta Kongo cyatangije ibikorwa byo kutajenjeka. Byaje kurangira rero bigenze bityo. Ngira ngo rero reka mbashimire, mwakoze cyane kudukurikirana. Ni iby'ingenzi kandi byiza kurushaho kugenda tubana mu makuru. Babwire ko turaza gusura mu masaha ari imbere, nabwo turaza kuba turi muri gahunda nk'iyi ngiyi. Nimucikwe.